Nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze uyu munsi wa none tariki 25 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2025 twongeye kugaruka muri studio wako tugiye kureba amwe makuru agezweho kugeza kuri saa cyangwa se kugeza kuri uyu munota hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye by'ubutaka bw'uburasirazuba bwa Congo. Amakuru atugeraho aravuga ko kugeza kuri uyu munota kandi nanone ubutegetsi bwa Kinshasa bwemeje bidasubirwaho ko bugomba kwigarurira umujyi wa Uvira ndetse 100%, ariko kandi ngo ibi ntabwo bigomba kubabuza gufata umujyi wa Bukavu mu minsi mike iri imbere. Aya makuru turaza kuba twayagarukaho, si ibyo byonyine gusa mbafitiye n'andi makuru akomeye cyane tuza kuba tugarukaho. Imirwano yakaze muri teritwari ya Walikare, naho kandi nanone andi makuru akomeje kugenda amenyekana ni ukukandagira ibihuha byari byakozwe hifashishije ubwenge buhimbano cyangwa se buhangano. Ni amakuru yavugaga ko Donald Trump ari byo yaba yavuze ku butegetsi bwa Kinshasa. Ibi rero ngo ni ibinyoma mu by'ukuri. Ni mu gihe kandi yateganya kwemezwa urupapuro ngenderwaho ruzafasha mu gusubiza ubufasha bwa leta by'umwihariko mu mujyi wa Uvira. Ibi ngibi nabyo bigomba gukorwa vuba bidatinze. Kivu y'Amajyepfo hari ibibazo bikomeye cyane. Abakoresha telefone ngendanwa bavuga ko bafite cyangwa se bugarijwe ku buryo bugaragara n'ibibazo by'ibura rya communication. Ibyo byose rero nibyo tugiye kuba twagarukaho uyu mugoroba hamwe n'andi makuru, ndetse kandi babwira ko noneho tugiye kuba twagaruka mu buryo bwa nyabwo kuri ya masaha yacu mu gitondo, ku masaha ya kumanywa ndetse na nimugoroba, nyuma ko twari tumaze iminsi kubera ibibazo kabisa navuga ko bitari byifashe neza. Iminsi ni ihwana kandi ntabwo ihora ari ku cyumweru, nubwo uyu munsi ari ku cyumweru. Yes, reka rero twimata ture tudondosha tureba uko byifashe kugeza kuri uyu munota cyangwa se kuyishyika mu magingo aya ngaya, hanyuma namwe munyemerere twinjire rwose, ari nako mukanda like, ari nako mukanda subscribe cyangwa se sabone, tureba uko byifashe hano kuri front line. Tayari amakuru rero atugeraho kugeza kuri ubu ngubu aravuga yuko mu by'ukuri ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo bwatangaje yuko bugiye kwigarura umujyi wa Bukavu bidasubirwaho, nyuma yuko inyeshyamba za FC23 zivuye mu mujyi wa Uvira kuwa gatandatu tariki 17 Mutarama 2026. Guverinoma cyangwa se ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahise batangira kugaruka mu rwego rwo kongera gushyiraho inzego za leta. Ni nyuma yuko bohereje ingabo za Kongo ndetse nabo bafatanyije mu minsi mike yari yashize. Guverineri Jean-Jacques Purusi niwe wagombaga gukandagira ku butaka bwa Uvira ari uwa mbere, kandi koko niko byagenze kuwa gatanu tariki 23 Mutarama, aherekejwe n'abagize guverinoma ye. Kabine yose y'intara Kivu y'Amajyepfo yahise ihagera. Ubwo ubuyobozi bw'intara bwageraga ahangaha, abaturage muri aka gace mu butumwa bwabo Jean-Jacques Purusi yatangaje ko agiye gukurikiraho gahunda yo kwigarura uduce dutandukanye two muri Kivu y'Amajyepfo n'indi mijyi iri mu maboko y'inyeshyamba za 23. Mu ijambo rye yagize ati ingabo zacu zizigarurira Kamanyora, Bukavu, Goma ndetse kugeza Bunagana. Muri icyo gihe kandi guverineri yasezeranyije ko azahemba abayobozi b'intara bitarenze icyumweru gitaha kugira ngo hakomezwe umutekano mu miyoborere ndetse no mu karere. Mbere yo gusoza ijambo rye, Jean-Jacques Purusi Sadiki yasabye abaturage ba Uvira kwirukana ivanguramoko ndetse no guteza imbere kubana hagati y'abaturage bo mu gace batuyemo, hirindwa ibikorwa by'ivangura. Dukomeje n'andi makuru nk'uko nabikubwiye kugeza kuri ubu ngubu, abatuye mu bice bigiye bitandukanye by'igaro n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 barinubira ndetse banijujuta cyane, bavuga bati icyitwa itumanaho ntabwo rimeze neza, ryarangiritse kuva inyeshyamba z'umutwe wa 23 zagera muri ibi bice. Mu gihe kirenga icyumweru uduce tunini two mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ngo twahuye n'ibibazo bikomeye mu miyoboro ya telefone ngendanwa, nk'uko amakuru menshi muri ibi bice bivuga. Abakoresha serivisi z'itumanaho cyangwa se za telefone harimo nk'amasosiyete ya Orange, sosiyete ya Airtel, bavuga ko bagizweho ingaruka n'ibi bibazo bya internet ndetse no guhamagara. Uduce twa Walikare, Masisi, Rucuru turi mu twagizweho ingaruka cyane bigaragara, bigatuma abaturage bo muri ako gace binjira mu bwigunge bw'ikoranabuhanga bugaragara nk'aho buteye impungenge ko bishoboka ko abari bishobora kuba biri gupangwa bigakorwa gutya kugira ngo hirindwe
ko byajya mu itangazamakuru. Duce twibasiwe cyane dukurikije ubuhamya butandukanye bwakusanyijwe aho hantu. Bivuga ko mu by'ukuri byabangamiye cyane ibikorwa by'imibereho myiza n'ubukungu, cyane cyane ibikorwa by'imari bishingiye cyane cyane kuri serivisi za mobile money cyangwa se guhanahana amafaranga, money transfer, hifashishije uburyo ngendanwa bwa telefone muri utwo duce twitaruye tudafite amabanki, hakoreshwa amatelefone. Bakavuga ko rero amatelefone yabo mu by'ukuri yagize ibibazo. Dukurikije ubu buhamya, mu gace ka Walikale, uturere twa Hombo, Mubi, Njingara, Rogu ndetse n'aho bita Makana ndetse n'amatsinda ya Walo n'agace ka Pinga byaribasiwe cyane. Rucuru hari ihungabana ryibasiye cyane aho bita Bwisha mu gace ka Masisi. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko hari ibibazo bikomeye mu matsinda ya Ofumandu ndetse no mu mirenge ya Katoyi na Oso Banyungu. Nyuma y'icyumweru kirenga cyo kudakora neza itumanaho riracyari imbogamizi mu bice mu by'ukuri bigiye bitandukanye, kuko ntabwo birasubira ku murongo. Abaturage bagasaba bihanukiriye bavuga bati ibi bintu bikwiye kuba byakosorwa, dore ko na serivisi za banki zitakitugeraho, zarahagaze burundu nyuma y'uko inyeshyamba z'umutwe wa 23 zihageze. Ku ruhande rwa Julie Bunda, umuvugizi w'umuryango mpuzamahanga wita ku guhindura amakimbirane, afite icyicaro Pinga, iki kibazo ngo cyongera intege nke z'abaturage mu karere kamaze kurangwamo urugomo rukomeje kwibasirwa n'intwaro. Aho yagize ati ubu turimo gucunga neza dukoresheje wifi yo mu gace. Ibi bisobanura impamvu tutagifite amakuru aturuka ku nzego zacu zishinzwe umutekano ku bijyanye n'imiyoboro ya Kalembe, Ihura ndetse no bita Katobo. Impamvu zivugwa rero, nubwo impamvu nyayo itigeze imenyekana, ngo hari ingorane zitaremezwa ku mugaragaro n'ibigo by'itumanaho nka Airtel ndetse na Orange. Umutekinisiye wa Vodacom muri Walikale avuga ko ngo ibura ry'amashanyarazi ryatangiye i Kinshasa. Avuga ko imvura nyinshi yangije ibikoresho byinshi byo guhuza itumanaho rya satellite Maluku, bigatuma habaho ihungabana rikomeye mu ntara nyinshi za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bityo bikaba bitanabura muri iki gice kibasiriwe n'intambara cyo mu burasirazuba mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza uyu munsi usanga bimwe mu bikorwa remezo byaranangijwe birimo n'iminara. Akavuga ati rero agomba kubaho kwihangana, ahubwo harimo n'amafibre optique yagiye yangizwa mu bice bigiye bitandukanye. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tunyarukiye ku yindi ngingo, yamenyeshejwe ko habaye inama yo gusuzuma uko ibintu byifashe yatumijwe na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Turuka, hagamije gutangiza inzira zo gusubiza buhoro buhoro busabe ndetse n'ububasha bwa leta, hihutirwa gutangirira mu mujyi wa Uvira. Uyu mujyi wo mu ntara Kivu y'Amajyepfo wahungabanyijwe bikomeye n'ibikorwa by'ubusahuzi byakozwe n'ingabo za leta ziterabwoba za FC23 zifatanyije n'izi ngabo z'u Rwanda. Amakuru yatangajwe na Vice Minister w'Intebe akaba na Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu, ubuyobozi bw'igihugu, ubwegemezo n'imigenzo gakondo, Bwana Jacquemin Shabani, kuwa gatanu tariki 23 Mutarama 2026 mu nama ya 75 y'inama y'abaminisitiri, nk'uko byasomwe mu itangazo ry'iyo nama n'umuvugizi wa guverinoma, ashingiye ku byemezo byafatiwemo kuwa kane tariki 22 Mutarama 2026. Hatangijwe byihutirwa amahugurwa y'igihugu ku gusubiza ububasha bwa leta. Ayo mahugurwa yahuje inzobere mu nzego zitandukanye bireba, hagamije gutegura urupapuro ngenderwaho ruzashyirwa mu bikorwa hakurikijwe amasezerano ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasinyiye i Washington ndetse n'i Doha. Iri tangazo rigira riti ibyavuye mu biganiro ku bibazo by'ingenzi bizafasha gutegura urupapuro ngenderwaho ruzaba ari cyo cyerekezo cy'ibyiciro bitandukanye byo gusubiza ububasha bwa leta, by'umwihariko mu mujyi wa Uvira, ariko rukazanakoreshwa no mu yindi mijyi n'uturere byigaruriwe n'ingabo zifatanyije za RRF M23. Ibi byabaye mu gihe Kinshasa itishimiye itangazo FC23 rivuga ko yavuye mu mujyi wa Uvira. Abayobozi ba Kongo bemeza ko iri tangazo rigamije kuyobya ibitekerezo ndetse no kugabanya igitutu mpuzamahanga, cyane cyane igituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Rwanda. National Union zivuga ko ari rwo rushigikira iby'ingenzi n'irishyirahamwe ryitwaje intwaro ku butaka, ariko FC23 ikomeje kwagura ibice igenzura ndetse no gushyiraho ubuyobozi bwayo butemewe na leta ya Kinshasa nk'uko bivugwa. Nyuma yaho mw'ibaruwa yandikiye umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres kuwa kane tariki 15 Mutarama 2026, umuhuzabikorwa wa politiki na FC23 Nanga yatangaje ko bashyize umutekano w'umujyi wa Uvira mu maboko y'umuryango mpuzamahanga.
Rwanda. Muri iyo baruwa iryo shyirahamwe ryatangaje ko iki cyemezo kiri mu murongo wo kuva muri uwo mujyi cyari cyaratangajwe kuva ku itariki 15 Ukuboza 2025 gishingiye ku kubahiriza agahenge. Muri icyo gihe kandi ryatangaje ko rihagaritse burundu umutwe waryo witaga uwigenzura n'isesengura ry'umutekano, bityo rikavuga ko ritazongera kwirengera inshingano zo kurinda umutekano w'uyu mujyi ukomeye wa Kivu y'Amajyepfo. Uvira ufatwa nk'umujyi w'ingenzi cyane mu muteguro w'umutekano wa leta ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo ari warafashwe na FC23, bituma ubu bwigomeke burushaho gukomeza kugenzura intara za Kivu y'Amajyaruguru n'y'Amajyepfo. Uyu mujyi ufatwa nk'ikiro gikomeye gishobora gufasha kwinjira mu gace ka Grand Katanga kazwi nk'igicumbi cy'ubukungu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru, muri Kivu y'Amajyepfo umutekano muke ngo warahagaritswe ubwo wahagaraga serivisi z'ubuvuzi zarangiritse. Ni imirwano y'imitwe yitwaje intwaro yabaye kuva mu mpera za Ukuboza 2025 mu karere ka Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo, yatumye umubare w'abakomeretse barimo kwitabwaho ku bitaro bikuru bya leta bya Fizi wiyongera cyane. Ibyo bitaro bifashwa na komite mpuzamahanga ya Croix Rouge. Iyo komite ivuga ko umubare w'abarwanyi urwariwemo wikubye kane, urenze cyane ubushobozi bw'ibyo bitaro. Kubera uwo mubare munini w'abarwanyi, icyo bita CICR yashyizeho amahame y'inyongera kandi ku itariki 10 Mutarama 2026 yohereza itsinda ry'abaganga n'abahanga mu kubaga byihutirwa kugira ngo bafashe abakozi baho, nk'uko byatangajwe na Dr Richard Ruanja, umuganga ku bitaro bya Fizi. Ku itariki 18 Mutarama 2026 ngo hari abarwanyi 115 bakomeretse bari baryamye mu bitaro bafite ubushobozi bw'ibitanda 25 gusa bashobora kuryamaho. Yongeye ko benshi muri abo bakomeretse bageraga ku bitaro baramaze kwandura indwara zituruka ku bikomere bitewe no gutinda kwitabwaho. Iri huriro rivuga ko gutinda kwabo bakomeretse guterwa n'uko amavuriro yo ku rwego rwa mbere yahagaze ku gukora kubera umutekano muke, ubusahuzi n'ibura ry'abakozi b'ubuvuzi. Nanone ingorane zo kwimura abarwayi byihutirwa zagize uruhare mu gukomeza kumera nabi kwabo. Wendy Fleury, umuyobozi wungirije wa w'iri huriro i Bukavu, yavuze ko rimwe na rimwe byafataga amasaha menshi kugira ngo amatsinda yabo agere aho umurwayi ari, cyane cyane iyo batabonye vuba ibyemezo by'umutekano, kandi ngo buri munota uba ufite agaciro kanini kuwakomeretse. Kubira inzira zoroshye zo kugera ku baturage byabangamiye cyane ibikorwa by'ubutabazi. François Morion, umuyobozi w'iri huriro, yibukije ko itsinda ry'abaganga ryagombaga gufata iminsi 6 mu nzira nyabagendwa mu gihe ryari gushobora kugenda amasaha 3 gusa rinyujije ku kiyaga, bityo ubufasha bwihutirwa bukadindira. Iri huriro rihamagarira impande zose zirwana kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu no korohereza kugera ku bufasha bw'ubuvuzi n'ubutabazi ku baturage babikeneye nk'uko bigaragazwa. Aya ni amakuru rero akomeye cyane. Reka twambuke no ku zindi ngingo turebe. Iri tangazo rikomeza rivuga ko ibyo bikorwa byateguwe mu nama yabaye ku itariki 17 Mutarama 2026 Uvira, yahuje abahagarariye ingabo z'u Rwanda, AFC23 n'imitwe bafatanya irimo ngo twirwaneho na Red Tabara. Ku rundi ruhande, FARDC bahakanye ibirego bivuga ko ari abasirikare babo bakoze ihohotera ku baturage bo mu moko amwe namwe. Bavuga ko ayo makuru ari ibinyoma bigamije kuyobya rubanda, byateguwe ngo n'uruhande rw'u Rwanda, ngo zisobanura ko zashyizeho ingamba zo kubarindira umutekano, kurinda umutekano w'abaturage bose nta vangura harimo abanyamurenge. Bavuga ko banze gukoreshwa n'ibikoresho by'imitwe yitwaje intwaro. Ngibi bihura n'amategeko y'umuyobozi w'umujyi wa Uvira wemeye ko ikibazo cy'umutekano cyari gikomeye, avuga ko hari abantu biyitaga FARDC cyangwa wazanido batari bo bakoraga ibikorwa byo gutoteza abaturage. Anongeraho ko abo bantu bamaze gusobanukirwa amakosa bakoze kandi ko bagomba guhinduka. Meya wa Uvira yashimangiye ko ibibazo byose byabaye bidakwiye gushyirwa ku ngabo za leta kuko zikora zubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse no kurinda abasivili. Mu itangazo ryazo FARDC bongeye kwemeza ko batazihanganira na gato igikorwa icyo ari cyo cyose cya jenoside gitegurwa cyangwa gikorerwa ku butaka bwa Kongo, kandi basobanuye icyemezo cyabo cyo kudakuka cyo kurengera ubusugire bw'igihugu no kurinda abaturage n'imitungo yabo, ngo niyo byabasaba kwitanga by'ikirenga. Ati ubuzima tuzaba twiteguye kubutanga
ariko igihugu cyacu kibone amahoro. Ati igihugu cyacu kibona amahoro. Uyu munsi ibikorwa nakwita ibyo kurenga ku mahame ndetse n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu birakomeje kugenda bivugwaho cyane, bigarukaho cyane. Ngira ngo noneho twatangira tukerekeza no muri Kivu y'Amajyaruguru, tukiva hano muri Uvira. Mbere ko dukomoza ku bindi, reka tubanze twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru, turebe uko ibintu bihagaze cyangwa se uko bimeze, dore ko amakuru yo nakubwije ukuri nti aya makuru yo ni menshi, kandi tugomba kuba mu by'ukuri twayarebera hamwe tukareba uko byifashe muri izi zone zigiye zitandukanye. Nkwibutsa ko ku bantu mukomeje kudukurikirana, munyarukira kuri Barore TV, munyarukire andika @Barore TV1, TV rimwe cyangwa se TV1, @Barore TV rimwe, uraza guhita utubona. Ubundi nta kindi kintu ugomba gukurikizaho, nta kindi kintu ugomba guhita ukora, nuko ugomba guhita ukanda subscribe. Ugomba guhita ukanda subscribe. Rero wamara kubikora ukaza ukambwira uti boss ko namaze kubikora, namaze kubikora kabisa. Bityo uraza muri comment hano muri Region Info utubwire uti yamara twabikoze, nanjye ariko ngenda mbagezaho amakuru. Rero ni turadondosha, kandi amakuru yuje ukuri, ntabwo ari amakuru y'ibinyoma, ndetse n'amakuru mu by'ukuri ni igihatse iyi ntambara. Nibyo turagaruka kuri update, ndetse tugaruke no kubihatse iyi ntambara. Mu kanya mbabwira ijambo uwo bita Amuri William Yatumba yavuze hara muri Kivu y'Amajyepfo kabisa. Tukiva hano muri Walikare tugiye kureba uko byifashe, ndahita nsubira epfo muri Kivu y'Amajyepfo, hanyuma mpite nkubwira. Ariko mbere gato ndabanza nkubwiye n'ibindi kuri Mpete ndetse na Minjenje. Ahubwo reka banze nkubwire rero ibyo aya makuru nayo atoroshye ari guturuka Walikare. Nk'abantu mwe, amakuru aravuga ko Walikare hari kugaragara kwimuka ndetse no kugaruka icyarimwe hafi ya Pinga. Ikibazo cy'ubutabazi gikomeje kuba kibi. Ni muri Pinga muri Walikare, umuntu Kivu y'Amajyaruguru, ngo hagaragara ikibazo gikomeye cyane cy'ubutabazi giterwa n'abantu benshi bava mu byabo n'abandi bagarukamo icyarimwe, mu gihe umutekano ugikomeje kuba muke. Mayinga yanjye, nk'uko amakuru aturuka mu mashyirahamwe atanga ubutabazi bivuga, ngo abantu barenga 30,000 bamaze gusubira mu bice bimwe byo muri ako gace. Gusa ayo magaruka ari gukorwa mu bihe bitoroshye cyane, kuko abagarutse badafite ububasha buhagije kandi nta byemezo bifatika by'umutekano bihari. Muri icyo gihe kandi hari abandi baturage bagikomeza kwimuka, bituma bigorana kumenya umubare nyawo w'imiryango yavuye mu byabo, cyane cyane ko ibikorwa byo kubarura no kubamenya bitaratangira. Iyi myimukire y'abaturage ifitanye isano itaziguye n'imirwano iheruka kuba hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta mu duce twa Barinda ndetse n'aho bita Banakindi mu itsinda rya Kisimba. Ngo iyi mirwano yatumye abaturage utugari twinshi bahunga, cyane cyane abo mu midugudu ya Nkombi, Iteya, mu Nsanga ndetse n'aho bita Buma. Ubu hafi ya yose isigaye nta baturage ifite. Ngo abaturage benshi bahungiye mu mashyamba, mu gihe abandi berekeje mu mujyi wa Pinga ufatwa nk'ahantu hizewe ugereranyije n'utundi duce. Imihanda ya Rusumambo, Pinga ndetse na Pinga Mutongo niyo irimo kugendwamo cyane n'abaturage bimuka, bikaba byaratumye ahantu nka Pinga na Mutongo habonekamo ubucucike bukabije bw'abantu. Nubwo hari abagaruka mu byabo, inzego z'ubutabazi zivuga ko aya magaruka adashobora kuramba. Imiryango myinshi iragaruka idafite inkunga iyo ari yo yose, idafite aho kuba heza, kandi iri mu bidukikije bikigaragaramo ibikorwa by'intambara n'ubugizi bwa nabi. Ikindi kandi ngo kugera ku baturage ngo bahabwe ubutabazi nibihora byoroshye, rimwe na rimwe bikaba bigoranye, bigatuma bigora kumenya neza ibyo bakeneye no gushyiraho ibisubizo bikwiye. Amakuru menshi atangwa n'abari ku butaka
ntaragenzurwa neza kuko ashingiye gusa ku isuzuma ry'ibanze nk'uko inzego z'ubutabazi bivuga. Imibereho y'abimuwe n'abagarutse irahangayikishije cyane. Abaturage babuze ibiribwa, amazi meza, serivisi z'ubuvuzi, aho kuba n'uburyo bwo kwibeshaho. Hari impungenge zikomeye z'uko hazabaho icyuho gikabije mu nzego zitandukanye zirimo umutekano, ibiribwa, kurinda abasivile, amazi n'isuku, amacumbi n'ibikoresho by'ibanze mu ngo. Ubucucike mu bice byakiriwemo abimuwe, igihe kinini abaturage bamara mu mashyamba ndetse no kubura serivisi z'ibanze bishyira cyane cyane abagore, abana n'abageze mu zabukuru mu byago byo kugirirwa nabi, kwandura indwara ndetse no kubura indyo ihagije. Kubera imyimukire y'abantu ihindagurika kandi rikomeje, inzego zishinzwe ubutabazi zatanze ibyifuzo byihutirwa birimo kohereza vuba itsinda rishinzwe gusuzuma ibikenewe mu nzego zitandukanye rifatanyije n'amatsinda yihariye, kongera imikoranire hagati y'izo nzego mu bice byibasiwe n'imyimukire n'igaruka icyarimwe, gushyira imbere uturere twa Masisi, Rucuru na Rubero natwo duhura n'ibibazo nk'ibi, gukurikirana by'umwihariko abagarutse mu byabo cyane cyane mu bijyanye no kubarinda, kubafasha kongera kwibeshaho ndetse no kongera ubumwe bw'abaturage, ndetse no gushyiraho ibisubizo byoroshye bishobora kwihindura bitewe n'uko abaturage bakomeza kwimuka. Muri Walikale ikibazo cy'ubutabazi hafi ya Pinga kiri hagati yo kwimuka n'ugaruka. Abaturage baba hagati y'icyizere cyo kubona amahoro n'ubwoba bwo kongera kwibasirwa n'intambara. Nta gushidikanya ko hatabayeho ubutabazi bukomeye buhuje inzego kandi burambye, iyi myimukire ishobora guhinduka ikibazo kirambye, ikagira ingaruka zikomeye ku bushobozi bw'abaturage bwo kwiyubaka ndetse n'umutekano w'abantu bose muri ako karere. Ibi rero bigaragazwa nk'ibishobora kuba ikibazo. Reka mu by'ukuri nkubwire ko aha Walikale hari n'andi makuru akomeye yaje guturuka cyangwa se yaje kuba amenyekana kuri iyi tariki ya 25. Kuri iyi tariki ya 25 biragaragara ko Walikale nyine naho ibisigazwa by'imirwano bigira ingaruka. Ni mu gihe kandi nanone imirwano iba igikomeje. Nk'ubu ngubu hari ikibazo nyine cy'abaturage bari gusubira mu byabo, ariko ugasanga hari abasubiyeyo bahunga kuko hari amahoro, bari barahunze kuko hari amahoro, ndetse kandi ugasanga hari n'abahaje bahunze ariko hadasanzwe ariho bari babarizwaga. Urumva ko ibyo byose ngo bikaba ihurizo no kwibaza uko mu by'ukuri bizabasha gushyirwa ku murongo, ariko ubutegetsi bukavuga ko hakenewe ubufasha kuri aba baturage, bikaba ingorabahizi kuko n'inzira ubufasha bucamo nazo ziba zirimo ibibazo bigiye bitandukanye. Ni nayo mpamvu tugiye gukomeza n'aya makuru akubwira uko situation ihagaze hano n'ubundi muri Walikale, amwe mu makuru ari guturuka kugeza kuri uyu munsi. Yes, kamubwire ko rero kuri ubu ngubu amakuru aturuka Walikale, aho bita Mpeti na Minjenje, ngo ibirindo bikomeye bya FC23 byagabwe ibitero byo mu kirere na FARDC. Ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zikomeje kongera igitutu ku nyeshyamba za FC23 Walikale ni mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru, zikoresheje ibitero byo mu kirere bigamije kumenya ndetse no gusanya ibirindo by'izi nyeshyamba. Mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki 24 Mutarama, indege nto idafite umupilote ya drone y'ingabo za leta ya Kongo FARDC ngo yagabye ibitero by'ibisasu bikomeye ku birindiro by'inyeshyamba za FC23 berere Imeti na Minjenje mu gace kaba na Kindi mu itsinda rya Kisimba muri Walikale. Ngo ibice byombi bifatwa nk'ibirindiro bikomeye by'umutwe mu nkengero z'umujyi wa Pinga, ahari agaciro gakomeye cyane. Amakuru aturuka mu baturage avuga ko drone yabanje kugaragara mu kirere cyaba na Kindi ahagana saa 12 z'umugoroba mbere yo guhita ibisasu byinshi ku birindiro by'inyeshyamba Mpeti iri ku ntera ya kilometero 18 uvuye aho bita Pinga, ngo yari icumbikiye ikigo gikomeye cy'ibikoresho n'ibiribwa bya FC23. Umunyabanga nshingwabikorwa w'itsinda rya Kisimba Lavi Changwi wa groupement ya Kisimba yemeje ayo makuru, avuga ko ibyo bisasu byateye ubwoba bwinshi mu baturage kubera ubukana bwabyo. Yagize ati abaturage batangajwe cyane n'urusaku rukomeye rw'ibisasu, benshi bagumye mu ngo zabo batinya ko imirwano yakwaguka cyangwa hakabaho kwihorera. Kugeza umubare w'abapfuye n'ibyangiritse ntibiramenyekana ku mugaragaro, ariko amakuru aturuka muri ako gace avuga ko ibintu byinshi by'inyeshyamba byasenywe, hakaba n'abantu benshi bapfa hamwe n'ibyangiritse bikomeye ku bikoresho.
nk'uko abayobozi babo batuye babivuga, ngo Mpeti na Minjenje byakoreshwaga nk'ahantu ho gukusanyiriza inyeshyamba ndetse no kuziraramo ndetse no kubaka ibikoresho by'ibirindiro byari biherutse kongerwamo abarwanyi bavuye Ikicanga mu Karembe mu karere ka Masisi, aho abarwanyi bari baje gutegura igitero gikomeye cyo kwibasira umujyi wa Pinga ufatwa nk'ahantu hafunze inzira y'iterambere ry'inyeshyamba muri ako gace ka Kivu y'Amajyaruguru. Ibitero bishya bibaye nyuma y'amasaha 24 gusa indege ya FARDC isenya ibindi birindiro bya F23 Buresa mu itsinda rya Ikobo. Kubera izi ngamba zo mu kirere zikurikiranye, FARDC igaragaza umugambi wo kugabanya ku buryo burambye ubushobozi bw'inyeshyamba za 23 no kubahiriza umugambi wazo wo kwagura ibikorwa byazo mu tundi duce tw'ingenzi two muri Walikale. FARDC, igisirikare cya leta ya Kongo, kigaragaza ukutadohoka mu bikorwa byose bishoboka ndetse no kurushaho gushimangira imbaraga zose zigamije kurwana ndetse no guhangana n'ikibazo kiri kugaragara muri utu duce. Ibi rero ngo bishobora no gukoreshwa no mu yindi myanya ikomeje kugaragaramo abarwanyi bagiye batandukanye. Nakubwiye ko mu gutangira amakuru izi nyeshyamba ziri kugaragaza ko mu by'ukuri ngo ubutegetsi bwa Kongo bwa buri kugira ibikorwa gukora, ariko kandi nanone menya ko ubu amakuru ahari cyangwa se byaje kumenyekana nuko ngo Kamanyura ari igice kigomba kuba cyafatwa. Muri William Yakutumba yavuze ko Minembwe ibice bigaragaramo ibibazo by'umutekano muke bagomba kubikurikirana, kandi abasanga biteguye gukomeza gufatikanya n'igihugu muri rusange gushaka umuti w'ikibazo. Ibyo byose ni byakomeje kugenda bimenyekana.